ese uburyo kugenda hari nabonye ko umuntu ashaka gupfa kabiri harimo twari ubu nkawe warapfuye ikoraga isida ikozaga isida wamurambo ko baruzi barawukonga abo turebe muri solasi yo kwishyura ibyangiritse wa muntu baravureka Manisha byose mana nkunda nkwetse umuvandimwe wanjye nyagaye nageze ku marembera mana no gufashwa mana akeneye amasengesho mana ndabizi ko iwabo bifashije arafrashinga afite toilette ya kizungu hafi y'uburiri bwiwe ariko mana abafite abakozi nyagaye ntajya asanga ibiryo biteguye ku meza nyagahene ngiye mukanya mana ushaka byose mana ndamukweretse mana ndatumandira mana nyagahene koko turakwije imyaka 40 yanganyaga yakamwana imyaka nanyagaye yakamwana yashinze urugo mana ndamukweretse mana nawe akeneye ubufasha akeneye gushaka ariko nawe azashaka ko nyakamwana nawe yarashatse ni igihe kitaragera nta saha iragera mana ndabikwetse mbisabye mbikuye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen. abari muri ruranga manisho yaka vuga aleluya eshatu haleluya yaka ko ibya ufite urimbata y'ibya niyo mpamvu utavuga aleluya eshatu manisho byose mana dukunda nkweretse hari umugabo ejo nimbisemo kuboroga tano yanjye bayibye we mwese washatse umuntu akayikugaruza wamaye 200 nkayikugaruza nanzo ngo ndaguye 10 ndabwe nanjye ntago nyigaruza ahubwo iragaherayo none mana ushobora byose mana urinde abadiaspora barimo kunkunda muri iyi minsi haleluya amina ibyo tutagezeho uyu mwaka ngenda yakamwana umwaka utatu turabifite yakabuza amahirwe muri umwaka kujya muri Amerika uzagende wenyine none ariko tuzature muri paradise hano i Kigali yaka dufite ama etage kuko n'abafite natyo baguriye imana bugite haleluya yaka yakukuri imbere yawe mugaseke yakamwana sibwo bwa mbere nge nkwiyamye kandi niwongera kubisubiraho genda kuzomba ingumi yakamwana ubu nambara yakamwana gusomana gute mu muyaga wazenga gusoma nk'umukozi wawe nakwiyegereza nkabanza ukabaza nakakuri mari ni tipe ni mutangana ariko mwana ariko reka tuvugishe ujumbona nk'impyisi ujumbona nk'impyisi ufite ibitama byiza byo gusoma ujumbona kare ibitama by'impyisi wabyumva wese nkakakwibasa nyine ukakiba impyisi nta kibazo ugasoma impyisi we reka nkubwire kugira ngo aho nsomya wambomoje ku matama ibi nibyo wa mugareke banakuvuna umuheto musenzi nk'uyu ngo unsome ariko mama ni bu cyarangiye ibiki iminota nk'uyu nguyu cyucungana iminota wowe usaziye ubusa icyambe nubwo nanasaza njye mfite abana wari umwana ugiye ufite abana subamariye niwo batunze ubatunze wowe abana banjye batunze muri iyi minsi y'abana zo bari guhinduranya indaya ejo yari afite indaya 3 sawa iri kumurira iziri kumusomagura ubunye ko aricara kabwe abandi bakecuru ngo afite umuhungu i Kigali witwa Nzovu asizisaza zima kuva he oya Nzovu ubunye ko aricara kabwe abandi bakecuru atafite umuhungu i Kigali witwa Nzovu umusitari ababyeyi bararenganye noneho Nzovu akavango ngo ni mubyara wa Rudahigwa nitwa Musinga mama Nyagahene se ubwo aricara atafite Nyagahene i Kigali
mama witabye afite umuhungu i Kigali uba mu mujyi wa Kigali. mama wanjye ntabwo yabivuga ariko aho ari hose aravuga ati umuhungu wanjye w'inkotanyi arahari inkotanyi wakotanye mu biki none si byose niko bimeze Inkotanyi yo mu Rwanda. mfite umuhungu wanjye i Kigali akabivugira he reka dusobanure reka negukota Ukangiye kumbura ngo uri majoro y'amagarade mugenda mwiyambika mu nzagwa kandi amasegonda narunyeje ntabwo narunyeje umunsi Manisha byose mana nkunda ni wowe ugena byose Muheto Nyabitanga yakoze urugendo ajya gutabara muri Kenya agaruka amahoro nubwo yagiye ku ikamyo ivuye muri Majerwa akamugejeyo yari mu mifuka y'imicayi ikamugejeje amahoro Muheto yakamwana none ndamukweretse ariko ngo uko yabusubitse uriya mwana w'Imuhanga ni female Manisha byose Gase Pacifique afite imyaka 40 akira umusore ni 39 wa muntu waje kumuteza umugore wabyaye niyo mpamvu yamukatiye reka yakamwana tumukubita umwana muto ufite imyaka 20 areke kuva mu ndangamirwa kubomora kwa kange twe turi kubomora turi mu maje Sodoma ibyatweyo yakamwana n'ubizi Manisha byose mbigusabye ndikuye ku mutima kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen hajya guhumura neza babyita ngo oxygen oxygen urabeshya oxygen ahubwo oxygen so munuko se oxygen toilette buriya iyo irimo kunuka ibyo ibayohereje oxygen umuntu yasuze umusuzunuka oxygen yenda hari oxygen hakaba na theogene na carbonique Nashaka ko utubwira ku bisekuru wabuze. Ibisekuru ndabimenyaka Nyakabwana namanza avuga iki itwa yakamwana yenda akabwana ngo ndakabwana umenyera n'abantu uragwana bose wavugana nawe wajya uganira ukagira ishyiramo n'ikinyabupfura icyo nicyo kinyabupfura bagutoza ku ishuri kuko utajya wubaha abantu bakuru ugeze naho kunyita akabwana njye ntaso Reseto wajya wubaha abantu kuganira jya uganira usetse abantu baragukunda ariko ushyiremo n'ikintu bita disipurine sinagututse ngo ndakabwana ngo muri Amerika ngo bari kumanywa ngo twe turaryamye niyo mpamvu hamwe abari kumanywa izuba niho riba rigeze giye kurwara igicuri muramenye mundebe abari mufate niyo mfate nyine izuba burajyana kamane kubaze de kukijisho rireba ubwo amaso yarareba none ntabwo ndeba imbeba nkawe uyu mwaka rero nkaba ngiye gutangira primaire ngiye gusubira mu wa gatandatu Nose wasubiye mu wa gatanu mu wa gatandatu ubujiji mu wa gatandatu n'ubundi natsinzwe cya leta ugiye kwiga njya mu kirashyo ugiye kwiga ngiye gutangira uwa gatandatu mwemerekaye oya gazi iri mu kibuniye ikivu cyacu cy'u Rwanda se harimo gaze carbonique ni gaze ni nayo bavanamo ibi bya biteka gaze atomique tonike irimbura isi wabaye umusirikare ngako yaka ibyo bitaka ni bomba atomique bomba tonike ni gizazo ni gaze atomique irangira isi ngo ni bombe tonike irimbura isi noneho Mana ngewe yankuye ahantu henshi pe ariko ahantu hadanje ndamvuga ati genda mana warakuze wankwikura nigiye bandasira isasu uko bandasira isasu umujama twari twegeranye yaravuze ati yaka
banyitaga Kamani icyo gihe arambwira tugiye kwiruka None nako utoje Kamani. tugiye kwiruka tugusige reka nkurasirye umutwe birangire bataza kugufita bakakwica nabi ndamubwira mbabari ucomoke reka nibamfita banyice hari umuntu nigeze gusaba isigara sha nyishonje ndamubwira wambabari ukama umwotsi koko ngo ndi gwese kugira ngo ntabiki arimo wenyine ageze no kupamba arayikandagira gutya Mico yagiragaragara. mbega abagome kandi ubwo igihe cyari kiri kugira gutya uzisiga aho kugira ngo njyewe unyime isigara n'ibiryo wabireka igihe kiba kiri gutya arangije nagize wenda nakajugunya ndagatoragura nkure mu aragakandagira aragasiba Neza kantu rero tugiye ukamuha ikindi cya kabiri babagabo abagore babo babwiye ujye utasa 2 cyangwa saa moya utaye n'inkoko saa 12 nge ngomba gutaha saa 7 n'igice bamaze gufunga utubari twose nicyo gituma rero ufite amabara mu maso nicyo twagukubita. abo niyo mabata ashaka